ugize imyaka 3 utangiye kujyana na mama ya gutera intare akakucungisha murumuna wawe yakubita ikijumba mu gihereze murumuna wawe ukagisebya ukamutamika ikino ugasuba bakwiye urukundo bari bafite ariko igihe wavukiyemo ntabwo wabona abana turi kubyara baratomboye iyo byaciye kukubita kureba isize mu bwaki ukamukubita nimero nawe kera twarihingiraga n'ubuki bwo mu mikanana ubwo abandi barya kufite iyo ndi kumwe nabo mbamubwiraga bareba bitamaza kubimeze bitasema ahita ambwira n'umugongo w'abayetaje nitegereje ko yavuga gusa mbona isi y'abayetaje kabisa mwebwe abayetaje se ntabwo twabimenya mbanzi wacu ikigaragara etaje sasa ukuntu bayita amaminimo bayita salisa n'ambata ntabwo wabicikira bakaba muri hano ziriya sitaramo dore uko abahungu bande bakomeza irya kapati nawe igikapu cyawe kiragutegera ngiki cyo yudahamagawe nuko yari asunje umwana kabisa mutamu ajya bagendana na Yesu umwana w'itabire babicisha ibiceri nawe agapye avuga ati wakorera umugozi yakorera uyu nguyu kabisa umugozi umuntu abyita akasikana agapoma nawe ngo Yesu ukanisha ibyo mu mutima akajya yitegereza leta akavuga ati dore mvuga ibyo wakwizaniye umeze ukeye Petero ati ariko ntabwo ubizi no mu rupfu turagirana ukagira ngo bari bubambe Yesu akaboko nawe ashyiraho akantu reka da burya ngo yamwerekaga inkota mwigisha ati burya njye narayigendanye n'ubundi nari mbizi ubu hariho abarokore bakirijwe twakirijwe rimwe tubatirizwa rimwe twigana umubatizo dupfana umurimo w'Imana ariko inkota barasiza Petero ati ndebera wa mutike bandagata umutwe agasubiza nari nzi ko ndajyaga akahita atera shito y'ingoko sinamweretse ko inkota ifite rero ndakata agasubiza ntamwumvi yaragiye agenda neza akagaruka agenda akagenda kumara kubwiye ngo salamu afiye bamugira umutesi gusa ikibazo kiri ni uko iri jambo kurivuga ugira ngo umuntu yikoreye ingunguru yuzuye amazi kugira ngo umuntu avuge mbaba kugira ngo yikoreye ingunguru yuzuye amazi siko abantu bahashe muri guma mu rwanda ukagira ngo bagiye gushinga amabotike yambabariye itabi na mwezi uko ringana njye narafimaga nacumba ku munsi ukagira ngo ni ibirigisi ishaje dayihatsi ishaje Yesu ashimwe mwemere dukomere Imana amashyi ubutumwa bwose bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 Yohana ubutumwa bwose bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ni umwe mu mirongo dukunda gufata mu mutwe dukunda kumenya akenshi nari inyigisho shingiro z'itorero buri muntu aho azomye kubatizwa batamwigishije kuri uyu murongo wizeye ko dimanche muri hano bagira amahirwe yo kwiga inyigisho zo ku cyumweru z'abana ndibuka neza ko byanze bikunze umurongo w'abana batojwe kuwufata mu mutwe ariko reka twongere kuwumva twongere kuwusoma twongere kumva icyo iteka avugana natwe kuri uyu murongo kandi ubutumwa bwiza 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari bose cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Imana idufashe cyane amen reka twongere tuvuge amazina yacu icumi zo baganisha ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane n'abo bantu
twongeye kwivuga ntacyo babitwaye. Nitwa Pst Theogene, ni umugabo ufite madamu n'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri. Ni abana beza basa. Nkunda kubageraho, ni abana beza basa na se. Turasa. Turasa. Kandi ntabwo kubasetsa, natwe dufite umuryango tubarizwamo witwa Abatuye. Hari ibintu bigeze kuri birindwi n'ingaruka nzabigisha biranga umwana uvutse mu muryango. Murangiye abageni kamwe urwego rutagira inkuru dore ko nzi ko yabakomeza byinshi ajya mwinshi. Hari ibintu biranga umwana uvutse mu muryango. Wenda reka kubivuga kuko nzagaruka, ahubwo mwibaze nawe wibaze. Imana y'umugisha, mwibaze nawe wibaze. Uyu muryango witwa itorero tuwuvuka mu ryari? Ese itorero riratwita? Ese itorero ryakubise? Ese umwana avuka ryari? Mbere y'uko tuvuga ibiranga umwana uvutse mu muryango, itorero riratwita, rirasaba, rikari amezi cyenda n'imigeni karifata itorero n'ibiserikazi n'igise cyane. Ntabwo mbizi, abagabo barabyumva cyane. Itorero risaba ryari? Igihe umwigisha ahagaze ari kwigisha ijambo ry'Imana, umunyabyaha n'agakizwa kakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo aba avutse mu muryango, ahubwo itorero riba risanzwe. Igihe ari kwiga inyigisho z'umubatizo, niba ari ukwezi kumwe, niba ari amezi atatu, niba ari amezi atandatu, bitewe na gahunda ya buri torero, burya ni y'amezi icyenda umwana umubiri ari mu nda. Igihe ari kubazwa kugira ngo bumve ko yatsinze abatizwe, burya iba ari imigeri. Iba ari imigeri. Iyo turi kuvomera amazi muri Yorodani, iyo ari kujya kugura utwenda two kuzambara yabatijwe, iyo ari gutumira abantu ateshe nzabatizwa ku wa gatandatu, burya kiba ari igise, biba bigeze no kuri gatandatu. Nibyo cyangwa ni gatatu, ntumbaze. Iyo umupasiteri ari kuvuga ngo ubuhamya bwawe bwakubatiza bitewe na gahunda, iyo uri kubatizwa wibizwa bakuzamura, nibwo uba uvutse mu muryango witwa itorero. Biranga umwana uvutse mu muryango rero ibyo ni ibyamuta. Ahubwo nakubaza, waravutse? Reka nigarukire. Haleluya, haleluya. Bana banjye, turasa. Kimwe mu biranga umwana uvutse mu muryango, buri muryango wese ugira amategeko. Ukiwuvukiramo rero urasabwa gusa n'abo mu muryango uvutse. Jobundi uzasome muri Bibiliya, Yesu hari abo yanyu, mbonye imigendere yanyu, mbonye imyifatire yanyu, mwabafarisayo. Rero ntundenganye, ahubwo nakubaza ngo usa nani. Ariko abavutse ubwa kabiri, haleluya, twe turasa na data. Tugira grafere witwa Jesus. Dufite na grafere. Imana ibampera umugisha, karagaciyeho naho ubutaha. Ariko haleluya, haleluya. Tugiye kuganira kuri uyu murongo, ndakuramo ijambo rimwe. Umva uko twasomye Yohana 3:16. Yohana agira ishurirwa, aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndakuramo ijambo rimwe rivuga ngo urukundo rw'Imana. Urwo ni rwo tugiye kuvugaho. Urukundo rw'iki? Rw'Imana. Mbere y'uko nkomeza, ndafata uru rukundo mu ishusho y'isoko kugira ngo tubashe kurwumva neza.
ngiye kuvugura urukundo mu ishusho y'isoko. Nuza gusanga andi masoko koko yarayavomyemo ibirohwa, ucungire kuri iyi soko yitwa urukundo rw'Imana. Ubundi twisenga, ubundi tuvuka, abenshi muri twebwe twavutse tuzi yuko tuzavoma isoko y'urubogobogo y'urukundo mu miryango tuvutsemo. Tumaze kuvuka tuvoma ibirohwa mu muryango yacu kwa data na mama, atari uko batwanze, bitewe n'ubuzima tubasanzemo. Ntibaduha urukundo, ntibaduha mbese ntibadutetera, kuko umubumbe wari warababanye danje. Nawe unyumvire, ugize imyaka 2 bagutumye kuvoma n'agacuma, ugize imyaka 3 utangiye kujyana na mama ye gutera intabire, akakucungisha murumuna wawe, yagukubita ikijumba ngo ugihereze murumuna wawe, ukagisekura ukamutamika ikinonko. Ubwo se urumva ntibakwimye urukundo bari barufite, ariko igihe wavukiyemo ntarwo wabona. Abana turi kubyara ubu baratomboye, iyo byaciyemo umukubita buleba isize mu mukati, ukamukubita nido. Naho kera twarihigiraga n'ubuki bwo mu mikanana, ubwo abandi barya konfitera. Ni danje, ntabwo bari batwanze. Ubu abana turi kubyara nibaza akabido, mu rugo hari abakozi, ariko umunsi wavukaga wajyaga kuvoma baciriye ku rukoma, bakavuga ati wibeshe usanga amacashwe yumye. Wamanuka ugiye kuvoma, wagera kwa Suzana ukabona igiti cy'amapera, ukibagirwa ko baciriye ku rukoma, ukirira amapera. Wagera mu rugo ugasanga amacashwe yumye, bakaba baragusekuye. Byari danje. Ntabwo batwimye urukundo, ahubwo ubuzima twabasanzemo byatumye bataduha urukundo. Ariko hari akandi gasoko. Oh haleluya! Ako gasoko nta kandi, ni urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Hambere twari twiringiye urukundo tukarubura, ni mu muryango wacu wa data na mama. Harimo n'abakuriye kwayo wa nyirarume, nkonje murayizi. Bitegereza ngo iki cyo yagikuye he mushiki wanjye, kajya gushota umugeri. Avuga ati reka ncikire mu ishuri, wenda nzahasanga urukundo. Hari n'abagiye kwiga bajya kwiga bitangije. Erega byari danje. Ubona Filipo mwavukiye rimwe agiye ku ishuri, usigaye urwana n'akamarimari. Hari abakazi kubita akamarimari, tugiye karo, ngiye ku ishuri, uratugenda yagiye yanze kuntangiza abantu. Abandi bajya ku ishuri, wowe usigara ku mitumbatumba wikuruza. Abandi bajya ku ishuri, usigara utetse nyirarunonko. Mwaka wa mbere atangira ubugizi 7, iya kabiri atangira, wageze mu wa gatatu wo mwavukiye rimwe ugize 10, uhita ufata gahunda uhita wijyana ku ishuri. Avuga ati ubwo viye yanze kuntangiza, reka njye kwitangiza. Ubu hariho abantu batize garidiyene, ubwo abana bacu bari kwiga garidiyene ngo baby 1 baby 2, we yagiye ku ishuri yijyana. Asa kimwe reka nijyane. Aho hose twahavomye ibiro, twashakaga iki? Urukundo. Ugeze ku ishuri ntabwo uzi ko wasanga umwarimu w'impuhwe. Abize mbere ya jenoside murabizi, badutumaga bobe nta mikino. Burya umwarimu agukuruza ikinyuguti akakugariza urushyi. Uvuga ati hano ku ishuri none ari danje nabo. Metrese ndabona yarahumuye. Ugahagarara mu muryango ukavuga ati wambonye nizanye mani, reka nceho. Kahita ajya kwihigira ku mihanda. Hari abana bari kuza ku mihanda atari uko ari abagome, atari uko ari injiji, atari nuko babuze ubwenge, ari mu muryango babuze urukundo. Ariko hasa na nyina babuze urukundo, ariko abanyarume no kwa banyirakuru babuze urukundo kubera amakimbirane mu miryango. Ageze ku ishuri bamutumye Menerivare, abibwiye sisa asanga ahubwo ari ku kabari arimo arazima. Aravuga ati reka njye gutega i Musanze, ni hahandi tu njye kwirira. Yagera i Musanze akabura ari
mayibobo nazo zarakaze kabati Imana agasimura kazi uje twaragafashe ageze ku mihanda nahavoma ibiroha byose kimwe ariko Imana ishimwe kwara kandi gaso suburakuza aravuga ati reka shaka nk'abandi mvuye mu kazi ko mu rugo ho nange kwinjiramo reka shaka nk'abandi nubwo nize nkaba nicaye ugeze mu rugo rwawe uzi ko umugabo azaguhake ahubwo ataha saa saba z'ijoro dishera tuvuye ati ahubwo ndebere ko Chelsea iri bukine wowe wari uzi ko azaguhake ahubwo akihata za Barcelona ntiza Chelsea nkurikira sinavuze ko kureba umupira ari icyaha nanjye ndawufana wabana na babajya mutawufana se ntago byavamo ya Canal Plus itarimo ubwo bancika bakajya kureba hano bisaba ko mba nawushyizemo ariko ugashaka umugabo uzi ko azakomora ibikomere akaza akakurutisha amaki aho naho havoma iki ibiroha ubu ingwa nyinshi tuzubatse ku mibare ni ku mibare kumanywa umubonye hariya ku isoko ni murokore mama kanaka papa kanaka nawe ahakorera kuri gare ni murokore kuri cyangwa ni murokore undi muri banka ni murokore undi Matewusi yagiye kurangura ni murokore kuri moto muri karitsiye ni murokore muri korari kurya danse ni murokore muri karitsiye ku muganda turi ba murokore mu gipangu turi ba murokore muri sara abashyitsi bakigera turi ba murokore ndavuga papa na mama muri korodoro aho abana bakitwumva n'abakozi turi ba murokore ariko twagera mu byumba muri bya bikuta bino wa mugani wa muhanzi waziririmye akahita bakomanda undi akabajeti kavuga ati wambonye nkuze mwana nakurangiza umumama ati nawe ati we mbese ubingo ni ku mibare abenshi twubatse ingo tuzi yuko tugiye kuvoma urukundo mu ngo zacu tuhagezemo dusanga ni ibiroho ubuzima bwacu bwose bwubatse ku biroho narutse guca Nyabugogo muri ba bana twabana bageze numva umwe arambwiye ngo mwana pasiteri urasiga usengeye mani iyo ndi kumwe nabo mba mvuga nkabo rero mpita mazi ati bimeze gute se mwana ahita ambwira ngo umubumbe wabaye danje nitegereje koko yavugaga isi mbona isi yabaye danje kabisa mwebwe urabona itarabaye danje se ntago mwabimenya mbanzi wacu Kigali ariho ni danje iyi si yabaye danje mani nta mikino kandi buri muntu isigana n'aho ahagaze umubumbe ukubana danje wajyana kuri botike kugura ibishyimbo bya mitiyu murabizi ni nta byarahageze ibishyimbo bita mitiyu ntago mubizi mwabibwirwa n'iki se ujya kuri botike ukaba ndashaka mitiyu y'ibishyimbo bakagukubita ikirushe kawunga ikamanuka kandi ntago babiteka ngo babyumutse kuri botike no haba harimo isosi iyo sosi muzi ukuntu bayita amaminwa bayita salisa namba 2 abati masalisa namba 2 uri muri botike akahita afata ishashe ebyiri cyangwa agasorori wazanye amashashi ntakyemewe ubwo ujya kugura salisa witwaje isorori akahita agukubitiramo amaminwa kawunga ikamanuka muvuge ngo ni danje ngo zose zubatse ku manini namanegeka gusa mwana w'umusore yamaze gukubita capati n'ibiti amaze kuzinga kugira ngo isi niye nena washyiramo ahambanati none capati n'iki n'ibishyimbo amaze gukubita byagera kuri 29 nyirinzu agateramo umuntu yitwa nyirinzu uramuzi kandi ari getu gusa ikakubiza ibyuya muvuge ngo umubumbe ni danje ariko nubwo bimeze gutyo hari agasoko twanywereyeho haleluya yohana
yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abanyweye ibirohwa mu buzima bwabo bwose banywere kuri ako gasoko, kandi uretse n'ubuzima bwo muri iyi si n'ubugingo buhoraho bazagire gute. Reka mvuge inkingi zigeze kuri 3 ubundi twisengere zigize ijambo ryitwa urukundo rw'Imana. Inkunga nyinshi ariko urukundo rw'Imana rugizwe n'inkingi zigeze kuri 3. Inkingi ya mbere yitwa agakiza, inkingi ya kabiri yitwa imbabazi, inkingi ya gatatu yitwa ubuntu. Mu yandi magambo, iyo uvuze agakiza kavuga imbabazi, kavuga ubuntu, ubuvuze urukundo rw'Imana. Iyo uvuze urukundo rw'Imana ubuvuze imbabazi, ubuvuze agakiza, ubuvuze ubuntu. Kandi naratangaye, ariko mumvugire ngo amen. Yesu urukundo rwe uko waruvuga, waruvuga uryana. Harimo abantu nkunda, ariko haleluya, waruvuga ubyina ikimi uko waruvuga bani baho ukumva. Kandi Yesu ukuntu aryoha, buri muntu aramuvuga akagira ngo yemeje abandi. Umeze ubu namuvuze ndumva mbese namuvuze namumaze. Umusaza ahagaze ahangaha, umupasiteri yavuga ati haleluya, ubwabyo tugafasha. Upfa kuba uhagurutse uvuga Yesu. Yohana yageze harasaza. Yohana intumwa ya Yesu yarashaje kugera hatakibasha kubyuka, ngo bakamuzana mu materaniro bamutwaye mu ngoma. Hari abandi yabyaje ubutumwa bafite imbaraga, basimbuka nka pasiteri Theogene, mbese bashaka kuvuga Yesu, ariko yahagera Yohana ati ninjye ubwiriza, kandi umusaza yanzuye nta wundi ukoma. Bakamuzana bakamwaramika, kavuga ijambo agiye kwica. Iryo ryonyine bakuzura umwuka wera bagahanura. Kuvugura urukundo ubwabyo bingana n'ubu, cyane kuramutse utarahuye narwo. Niyo mpamvu tumuvuga bitandukanye, ari we reka mbabazi. Ikijumba murakizi? Musubize, ikijumba murakizi? Ikijumba ushobora kukirya igihe kiri, ushobora no kukirya wagihase, ugakatiramo igitunguru n'umunyu ukagitogoza. Wariye iki? Ushobora no kukirya wagitekanye ibishishwa. Wariye iki? Ushobora no kukirya wagihatse wakigeretse ku bishyimbo cyafashe mu cyungo. Abakuze nibo babyibutse. Cyafashemo ahantu mu nguni. Ushobora no kukirya wagihase wakirambitse mu mavuta ari ifiriti y'iki. Ushobora no kugisya ukagikuramo ifarini cyangwa ifu yacyo ukarya biswi yitwa karabo, ariko burya ni ikijumba baba baheke. None reka nkubaza, abo bose ko bari ikijumba hari ubwo cyabaryoheye kimwe? Na Yesu nuko nguko tumuvuga mu buryo butandukanye. Rikari Yesu tugize gute tuvuga. Niyo mpamvu Matata amuvuze kimwe na Luka ntamuvuge kimwe na Yohana ntamuvuge kimwe na Mariko, ariko bose ari bande? Ari ba Yesu tuvuga. Niyo mpamvu ushaka ko tuza gusenga twifuza kunywera kuri iyi soko ariyo Kristo, ari rwo rukundo rw'Imana, bitewe n'inyota ufite kuko itandukanye n'iyanjye. Uze kurara mu dudubizi unywe. Yaravuze ngo yemwe abafite inyota mwe muze munywe ubuntu. Jambo rya mbere ni agakiza. Twabonye ubusobanuro bw'ijambo agakiza. Ubusobanuro bw'ijambo agakiza mu minamagambo cyangwa se mu nteruro ngufiya, ni Imana kugukiza akaga wisanzemo, nta kindi kintu cyagutabara. Mu yandi magambo, ukisanga mu kaga amafaranga ufite atagira icyo akora. Mu yandi magambo, ukisanga mu kaga abana wabyaye batagira icyo bakora bagukunze. Mu yandi magambo, ukisanga mu kaga umugabo
bigeze kuri gatandatu ko ntawe urabaherekeza ngo abajyane muri cya cyumba, mwinjiramo mwenyine mujye mucungira kuri Yesu. Ariko rero natwe dusigara tumerewe nabi. Burya n'uwaduha ka cyayi ntitwakabasha, tuba tubabereye ku mavi. Burya twebwe tunaguma mu bisemwe mwamaze kubyara. Ntabwo mwari mubizi se? Iyo wa muntu uza kutwaka imyenda atarasohoka, twe turakomeza tukarira. Ese mama ni muzima? Ese mama byatunganye? Namwe mujye mudusabira umugisha. Ariko n'abadamu mwe ko mutavuga ngo abagabo Imana iduha umugisha. Ntabwo rero mwaye muzika. Ariko icyo nashakaga kuvuga, buri muntu anywere kuri iyi soko bitewe n'inyota agize gute afite. Kuko isoko, umva, inyota yawe siyo nyota yawe. Ukisanga ahantu nta kintu na kimwe cyagutabara, ariko urukundo rw'Imana rwuzuye agakiza rukaza rukagutabara muri icyo gikombe ugize gute. Ijambo rya kabiri ni ijambo ryitwa imbabazi. Imbabazi. Igisobanuro cy'ijambo ryitwa imbabazi ni Imana kukubabarira icyaha wakoze. Ukivuga ijambo rimwe ry'inyuguti 9, ukimara kuvuga ngo Mana mbabarira, Imana ikagira gute? Ikakubabarira. Kandi ubundi icyaha wakoze igihano cyacyo, reka ninjire mu mategeko, mu isezerano rya kera, icyaha wakoze wagatewe amabuye, icyaha wakoze bakagucukuye icyobo bakagutabamo, hagasigara umutwe wenyine akaba ariwo batera amabuye. Ariko kubera rwa rukundo Imana yadukunze muri Kristo Yesu, wakora icyo cyaha noneho nta gitambo, nta numa, nta nungura, na Yesu ntabwo ari busubire ku musaraba, yadupfiriye rimwe. Ariko ukivuga ijambo ry'inyuguti zingahe? 9, mbabarira ryonyine, Imana ikahita ikubabarira kubera rwa rukundo rwayo rwuzuye imbabazi. Uzaho ikibazo kiri nuko iri jambo kurivuga ugira ngo umuntu yikoreye ingunguru yuzuye amazi. Ya umuntu avuge mbabarira ugira ngo yikoreye ingunguru yuzuye amazi. Utumye nibuka umuntu witwa Adamu na Eva. Muramwibutse? Adamu na Eva ngo nibo abantu babonye Imana hano. Ariko urumva urwo rukundo rw'Imana, uzi ko banayiherekezaga, bayiherekezaga baganira ngo bakayiherekeza batashye bagenda baganira. Njya mbikurura nkabyo. Ubusa Adamu yabwiraga Imana ngo wa Mana we, ariko nukuri wampaye umudamu mwiza. Nawe nyine bakayiherekeza, Eva nawe akihorera. Ariko Mana, uzi ko umugabo wama yavuye kunyereka intare, yavuye no kunyereka n'amafi, uzi ko yanyeretse n'inzovu. Ariko wa Mana we uratangaje. Bagenda baherekeje Imana bakubitana mu biganza gutya, ngo bajya gutandukana. Ubu Imana yabasezeragaho ivuga ngo ikiko, ubu yaravuga ngo muramuke. Gahunda y'ejo yaba itarimo kandi yiziraga buri nimugoroba. Yaravugaga ngo urabeho se. Uzi ukuntu yabasezeragaho ivuga? Yarabakebukaga ikabitegereza, ikahita ibabwira ngo bayi nahejo, igasigamo gahunda ya ryari y'ejo. Urumva urukundo rwari hagati y'Imana na Adamu na Eva uko rungana. Ariko Adamu na Eva bamaze gucumura, ngo ntabwo Imana yabataye, nabwo yagarutse kubasura. Rwa rukundo rwuzuye imbabazi, Imana yagarutse kubasura. Kandi reka mbabwire, iza kubasura bamaze gucumura, ngo yaje mu biganza byayo bitari mu busa. Ibiganza byayo byari birimo, ikiganza kimwe cyari kirimo, ikindi kiganza kirimo ibikapu 3. Abamama bantije ibikapu. Adamu na Eva bamaze gucumura, yaje yitwaje ibikapu 3.
wabicikira ntaho wabicikira bakaba muri hano ziriya sitarago dore uko abahungu banjye bakomeza irya capati nawe igikapu cyawe kiragutegereje reka wiyicarire kishyirire nyiracyo wabigenza ukagira hano bagabo nta kindi tuzira uyu muruho tuzira duhiga kawunga nta kindi tuzira turazira ijambo ry'inyuguti 9 Adamu atavuze ngo iki mbabarira kandi urukundo rw'Imana inkingi ya kabiri ni ijambo rivuga ngo imbabazi ariko Kristo ntashobora kuguha imbabazi z'ubuntu ngo usubiriremo kuko yatewe imisumari yambaye ikamba ry'amahwa yavuye amaraso yabambwe ku musaraba bamusohoye mu murwa bamujyana Nyabihanga uwo ni umuruho ntago inkwano ze zikwa umuntu wakenyenge ntago urukundo rwe rupfa kujugunywa uko rubonye rufite ikiguzi cy'inyuguti 9 ijambo rimwe rivuga ngo iki babari ubundi ukinjira ku isoko y'urukundo abamama mwe ntabwo batinda uyu muruho ni zisize ntabwo ibibazo tubasira abantu babifata ijambo ry'inyuguti zingahe cyangwa se abakumbuye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba hari undi nibutse muranyemere mubamubwire muvuge ngo fatiraho aha Imana ibampera umugisha mutumye nibuka uwitwa Kayini na Abeli murabibutse uziko Imana iza gusura Kayini amaze kwica Abeli nabwo yamuganirije none se uragira ngo Imana yaje mbere yuko Kayini yica Abeli oya yaje yamaze kwica nde murumuna wa Abeli ariko ndagira ngo wibuke ikiganiro Imana yagiranye na Kayini
yewe Kayini we, murumuna wawe ari none se muragira ngo Imana yari iyobewe aho murumuna we ari? Yari ihazi, ahubwo yaje muri rwa rukundo rwinshi. Iravuga ngo reka ncokoze Kayini, nkomeze natire umutima we, ndebe ko yavugira ijambo ry'inyuguti 9 simuhane. Uzi ukuntu Kayini yashubije Imana? Ndi muri Imana ntago yanababajwe no kuntu Kayini amushubije icyo bita kubwiza 8 yakomeje kwatira umutima we. Yewe Kayini we, ibyaha biri utigiturira ku rugi rw'umutima wawe, wabasha kubitegeka nkaho yashubije ngo ari imyozo? Nkaho yavuze ngo ibonye ko Imana Kayini yanze kwihana, ihita imubwira igihano igiye kumuhanisha. Najya mbabwire, Imana ibwira Kayini igihano igiye kumuhanisha yari itarakizana. Yagira ngo irebe ko Kayini agira ubwoba, akavuga ngo mbabarira. Ubwanjye yahita avuga ariko Mana, umve ko Kayini yasoje ikiganiro cye n'Imana. Mana nawe uri danje kabisa, iki gihano urabona kidakaze? Aho yavuze ngo mbabarira, aravuga ngo urabona kidakaze. Reka njye mu isezerano rishya aba ariho nanasoreza, nivugire ku ntumwa ebyiri zagendanye na Yesu. Ebyiri, ndavuga ku witwa Yuda n'uwitwa Petero. Reka mbabaze, ari Yuda na Petero ninde wakoze ibyaha byinshi cyane? Wenda ntimusubize, harimo abavuze Petero, hari n'abavuze Yuda, ariko nagira ngo mbabwire ko wakoze ibyaha byinshi cyane ari Petero. Yuda yakoze ibyaha 2 byonyine, kimwe 2. Icyaha cya mbere cya Yuda, Yuda yibaga Yesu. Ariko mbivuze nabi kuko Yuda yari azi ko atari kwiba. Reka mbivuga mu mvugo Yuda yumvaga ibyo ari gukora. Yuda yapyetaga Yesu. Gupyeta byo birumvikanye, ariko gupyeta no kwiba byose ni kimwe. Ariko reka turebe umuntu yakubikije akwizeye ukajya ukoramo, tubyite gupyeta. Yuda yapyetaga Yesu. Kandi naratangaye, uzi ko Yesu atoranya intumwa 12, 11 zose ni abaturage bo muri za Nyaruguru, abaturage b'iyo za Galilaya ku mazi batazi umujyi. Ugataba abaturage ndobanuye ngo tujya tugendana na ba Filipo bavuye mu ishyamba munsi y'ibiti, na ba Natanayeli birirwaga bahiga. Ntago bazamenya Yerusalemu uko tuyicamo ngo bamenye aho bahigira uko hameze. None reka ndebe na Yuda wo mu murwa hagati uz'umujyi. Kandi mara gutoranya Yuda uz'umujyi, ni nawe nzahisha koshi. Kuko nitumutuma capati, abisera ubundi bakunda capati, ibintu by'ifarini, azamenya aho ayisanga, karitsiye arayizi. Ngiki cyo Yuda yahamagariwe nuko yari azi umujyi. Mwana kabisa w'itawuni, kajya bagendana na Yesu nk'umwana w'itawuni rero babikisha ibiceri nawe agabyeta, kavuga ati wakorera umubosi yakorera uyu nguyu kabisa. Umubosi umuntu abyeta akazi kanagapowa. Naho ngo Yesu kuko adahishwa ibyo mu mutima akajya yitegereza Yuda akavuga ati none se kari njye wakwizaniye, komeza umbyete. Mutumye nibuka ngo hari umubyeyi waza asuka amavuta ku birenge bya Yesu. Murabyibutse? Ngo ayo mavuta umuhumuro wayo ahita yuzura mu nzu. Mwari muzi ko ari Filipo, ari Natanayeli, ari Petero na Yohana na Yakobo, intumwa zose 11 nta wigeze amenya izina ryari amavuta. Nazo umuturage wo muri Kivu yabwirwa n'iki? Kereka umwana wo kwitara mu biryogo. Aho isiti niwe wenyine Yuda wamenya ari amavuta, amenya igiciro cyayo. Unyumve neza, simvuze kavuka mu biryogo, ahubwo
itawuni mu murwa wa Yerusalemu, ubwo se urumva muri Kigali cyangwa muri ville katikatare si ku iterasi. Niwe wenyine wamenya agaciro kariya mavuta, arangije ahita ashyira no mu mibare. Bata amavuta yari gufasha imfubyi nyinshi, abantu umuntu yagurishije n'abapfakazi. Niwe wamenya agaciro ngo kuko Yesu adahishwa mu mutima. Ahita avuga ati none se jya mu mibare nyine. Yesu mu mutima avuga ati reka abakene muzagumana iteka, ariko ibyo uyu mudamu akoze bizahora bigize gute byibuka. Icyaha cya kabiri cya Yuda yagambaniye Yesu aramugurisha. Hari abantu babivuga nabi, Yuda ntago yagurishije Yesu amwanga. Oya, nsubiremo, Yuda yakundaga Yesu. None reka mbabaza, umuntu byeta ntaguteza ingaru wamwanga? Nimumbwire umuntu byeta ntaguteza ingaru. Inyasi izo ngizo ubwo se wamwanga? Yuda nawe ntago yangaga Yesu, ahubwo Yuda aravuze ati aba baturage b'abatambyi reka amafaranga yabo nyarye, ndabizi Yesu ntibamubasha. N'ejo bundi bagiye kumufata ahita bakubitamo kode, ahita bakweba. Bagiye kumumuhirika mu manga Yesu ahita bashyiramo kode, abasiga barigendera. Nabwo nibaza kumufata ntago bari bumubashe, reka nyarye. Yari yazi ko batari bubashe nde Yesu. Ntiyamenya ko igihe cyageze baramujyana. Yuda uzi icyo yasize? Bamaze gufata Yesu, umutima wa Yuda warabyimbye, ariko ntiyavuga ngo mbabarira. Ata amafaranga ajyana shyira abatambyi, agira ngo bararekura Yesu, mwakira ibiguzi byanyu. Nabo barangiye bavuga ati twamaze kumucakira byarangiye. Yuda yimanika mu giti, yikubita hasi asandaye, azize ijambo atavuze ry'inyuguti zingahe? 9. Iyo avuga ngo mbabarira byari kuba birangiye. Reka soreze kuri Petero. Mwe muzi ko yakoze ibyaha bingahe? Mwari muzi ko kuva saa 12 z'umugoroba basangira ibya Pasika niho urugendo rw'ibyaha bye rwatangiriye. Basangira ibya Pasika kugera mu gitondo yakozemo ibyaha 7. 1 2 3 kubifiririzo ibyaha byisukiranye. Ariko Petero yatandukaniye he na Yuda? Cya mbere cya Yuda cya Petero, ngo Petero yariyemeraga akigirira icyizere. Abo twabanye mu gitondo nabwiye ngo nushaka kumenya Imana uziyemere, zahita ikudibura, nta nubwo izagusekura. Noneho Petero we rero yarakijijwe, avuga ati aba Bayuda, aba Baroma, Yesu agenda aho imikate ahumurira impumyi ntago abazi, ashobora kuzamwihinduka inkota yahita. Imyaka yose yagendanye na Yesu, inkota yaraye. Bagahumura impumyi, inkota y'ifi. Bakamanyura imitsima, inkota y'ifi. Acyaha umuyaga mu nyanja, inkota y'ifi. Bari gusangira ibya Pasika, Yesu arabanga igihe cyageze umwana w'umuntu agambane. Amanike bendera no mu rupfu tuzagira akazi, kagira ngo bari bubambe Yesu akaboko nawe agira akatekana kugira ngo yamwerekaga inkota. Kugendanye n'uburyo hariho abarokore bakijijwe, twakirijwe rimwe, tubatirizwa rimwe, twigana umubatizo, dukwana umurimo w'Imana, ariko inkota barazizanye. Kuvuga kwitegereza akamushimangira inkota y'ijambo,
guhagarara mu bandi uri kuririmba ukabona urukokazi ukagira umuntu agenda amanuka ukagira ngo nishize mu rugo bitewe n'ijambo bagize gute bamusekuye. Imana iturinde abantu bazanye inkota mu nzu y'iki, ibaturinde. cya kabiri cya Petero, yimye amasengesho Yesu igihe yari ayakeneye. Uzamuke tujye gusenga. Bose barazamutse bageze mu gashyamba Getsemani, ngo Yesu yigira imbere gato abasigaho, ngo uwagikase imbere, ndavuga igitotsi, ni Petero, ngo yahise yiryamira arisinzira. ngo Yesu aragenda arasenga, yumvisha bikazagaruka kureba bamuherekeje gusenga. Ahageze Yesu avuga ijambo ryuzuye impuhwe n'imbabazi, munaniwe kubana nanjye koko isaha imwe? Ngo Petero niwe wahindukiye mbere, arongera arisinzira. Yesu abonye ko bayamwimye, ngo yifatira inzira asubira yo gusenga. Impamvu gikeneye abaguherekeza ntibirakara, impamvu gikeneye abo musengana ntibirakara. Umunsi bizaba byakaze uzijyana. Zijyana. Yesu arasenga, data wa twese amwohereza marayika amwongerera iki? Imbaraga. Impamvu yayasenze kugeraho Imana imwoherereza imbaraga, yarebaga Theogene arimo ibobo Nyabugogo, akakureba wigaraguraga mu ivata, akandeba narishwa n'urumogi, akandeba mu gahinda, abo twabanye mu gitondo nabibabwiye. Yarangiza akavuga ngo mwami, noneho nemeye ko icyo gikombe nakinyweraho kubw'itorero ndi kureba. Imana ibampera umugisha. Dukomere Yesu amashyi kubw'urukundo yadukunda. Icyaha cya gatatu cya Petero, yari umwicanyi. Bundi Petero avuka i Galilaya, yabaga mu ishyaka ryitwaga Abazerote, bagendanaga inkota bahingana n'Abaroma. Abaroma icyo gihe nibo bari bakoroneje. Hari abantu bavuga ngo Petero ngo yakase ugutwi, ngo agira ngo agenda akata gake gake, ariko mwaranyobeye. Umuzerote yahamyaga mu cyico, burya akata ugutwi n'ijosi yasakaga Yesu ahita ahengeka gato, ugutwi gutaka Yesu ahita agusubizaho. Petero ati ndebera wa mutipe bana, ndakata ugutwi agasubizaho. Nari nzi ko ndajya hatu akahita atera jido n'inkokora, sinanamweretse ko inkota nyifite, none ndakata agasubizaho. Nawe unyumvire. Icyaha cya kane cya Petero, Bibiliya iravuga ngo ahita asiga Yesu mu kaga. Bibiliya ikavuga ngo bakarenga ahinguka, bakarenga ahinguka. Icyaha cya gatanu cya Petero, arara yicaye hagati y'abakobanyi kwa Kayefa. Bibiliya Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi, niyicarane, ntahagararane, arara yicaye hagati y'abakobanyi. Uko bakoba Yesu, yo twamufashe. Petero abicaye hagati. Cya karindwi cya Petero nicyo tugezeho, yihakana Yesu. Usa nawe reka da, uravuga nkawe reka da, wari uri kumwe nawe reka da. Isaki birabitse ikibika. Petero wakoze ibyaha 7, icyo yarushije Yuda wakoze 2. Petero yarakebutse areba Yesu aravuga ngo mwami wanjye mbabarira. Nicyo ngicyo Petero yarushije Yuda. Hanga mu bya teoloji bavuga ko Petero yavuye imbere ya Yesu yamaze kwitenga, yamaze kwishyira inyuma y'itorero kubera urugendo rw'ibyaha yakoze, kandi mu gihe gito. Niyo mpamvu Yesu azuka, mwibuka uko yatumye ba badamu. Yaravuze ngo mugende mumbwirire abigishwa ko nazutse, ariko na Petero amutumaho by'umwihariko, kuko yari azi ko mu bari bubwirwe ari buze kugira iki? Ipfunwe. Aravuga ati nimutumaho muvuze mu izina, ari bwemere ko nagize gute? Namubabari. Soze mbabwira ngo ikibazo si ubwinshi bw'ibyaha cyangwa ibike, icyo Imana ikeneye ni ukuvuga ngo iki? Ngo mbabarire.
kandi turi muri iyi si ntiwabura aho satani akurasira umwambi. Reka mbabaza, uzi guturana n'umuturanyi utira ikibiriti akahita akuramo imyambi 12 akakugarurira igiporoporo gusa? Uzi guturana n'umuturanyi urahura akarahura amakara manini akaba ari ryo aheraho imbabura igasigara ikanwe? Urumva umwambi wa satani wabura? Tubwire Imana igira gute? Uzi kubyara umwana ageze yanavaga mu rugo aruka gusabye uruhushya, ariko yajya kwiga sogonderi bakagutumaho bakubwira ngo Pacifique yasimbutse igipangu kigo cy'ishuri. Igihe uteze kumubona nyine yaragiye agenda neza. Kumva arakubwiye ngo salama vie, wamugira uteze? Mwebwe isi turimo mbazi ibyo duhangana nabyo mugira ngo ni wa wundi satani bashushanya ku gikarito ifite amahembe y'umukara. Oya, turahangana na satani duturanye nawe, tubana mu mazu, tugendana, twicaranye, tuzunguzanya ahantu hamwe muri quartier. Satani ari aho ngaho, uretse kuba gusa Imana yaduhishura kujya tuvuga ngo iri jambo ry'inyuguti 9 ngo iki babaye ubuhamya nzabubanguta. Reka tubwire Imana tubabarire ibicumuro. Uzi guturana n'umuntu muri korona itangira muribuka kuna abantu bahahaga udufuka tw'umuceri, utwakawunga, amakara, za gaze, ibimoto bya bindi by'ibivesi abakarazi bafatiyeho. Weho hari icyabiri ufite mu nzu ukibaza icyo ugura kikakuyobera. Abantu bahashye muri guma mu rugo ya mbere ukagira ngo bagiye gushinga amabotike, weho ukajya ukanura babigucisha imbere. Ibyaha wakoze urya munsi uretse Imana yakubaba. Ariko tubwire Imana tubabarire tutabeshye, tuyibwire twese. Oya, itwese. Uzi kubyara umwana w'umukobwa kumara kubera ngo Sameri yarakutaga amata. Yes me, namitiusi. Nta telefone wamubwiye wakora iki? Umureba ukavuga ati Mana mbabarira agaruka amahoro batayimuteye. Kabona umwana yakubwira ati vie ngiye kurya icyuma. Ngiye kurya icyuma vie. Vie uyu munsi ndashaka ko tuganira. Ubundi niwe wateguraga gahunda y'ikiganiro. Vie ndashaka ko tuganira. Wakora iki? Umukubise rakrete twakujyana gereza. Mwacumujwe n'abana n'abaturanyi. Haguruka tubwire Imana tweze. Ibyacu byo birahari, tuyibwire tubabarire. Ijambo ry'inyuguti 9 n'ubu guhaguruka gusa wagira ngo yikoreye ingunguru y'amazi. Muri Mana yacu n'urukundo. Iyababariye Petero ntago wakoze ibyaha bingana nk'ibya Petero. Iyambabariye ngewe Theogene mumbona gutya mukagira ngo nari umuntu. Umuhima warayadusigiraga umwaka w'9 abazinya hariya Nyarugenge, abazi puwaruru n'abitwa bakaboko ntiwaducaga. Twari twarababaye. Urwembe muraruzi?
aho urwembe rucigira ngo ni ponseze hanyuze ku mubiri. Iyambabariye itabi nanyweye uzi uko ringana. Nge narafimaga nacumbaga umwotsi ukagira ngo ni hirigisi ishaje, dayihatsi ishaje iri kuzama. None aho nacaga nirasa usigaye baca n'ubukozi. Tumaze gusezerana turi kwifotoza, nkajya mubwira ngo sheri imodoka yigendeye, agahita mubwira ngo sheri ngo dupfa kuba twasi, anyereka gato kandi kumugisha uradurisha. Tumaze kwifotoza tuhita twitahira n'amaguru. Azana hirigisa twometse kiruhura, mbese azana hirigisa twometse ari ku makeka yari ati umuyobozi w'icyumba kiruhura agiye gusezana mu rukiko, ahita twomeka ati ni umukozi w'Imana.